nkaguhindura undi muvugo. Mubwire ko nagukunze tukiri abana, dusangira akabisi n'agahiye, dusangira imikino yo mu buto bwacu. Mubwire ko nemeye kukubera inyenyeri yo mu ruturuturu, nkakubera ukwezi kw'inzora, kumurika ngo utayoba aho gukunda ari we ngewe waherereye. Ukunda kurusha isosi. Mubwire ko umunsi tuzaba umwe, nzagusingira nkagusoma, nkaguterura nkagusimbiza, nkaguterera hejuru abamarayika bagenzi bawe bakagusamira hejuru, bakunde kurira nkagusingiriza yombi. Urukundo ngukunda ruruta igifi cya barene yo mu nyanja ya Atlantique na Pacifique. Urukundo rwanjye rukomeye kurusha urutare rwa Kamegeri ndetse n'ibere rya Bigogwe. Ndagukunda bwiza bwanjye, nyemerera nzakujyane ngo utambagize imirambi y'iwacu ubuziraherezo. ndebera urakeka ko ari bo beza, urakeka ko ari bo babikora neza. bashobora kuba bakeka ko ntawe ngira umfata ikiganza.
muri rusange mu muryango mugari nk'abandi bose, ariko njye nzi neza ko nibuze, naribuze. Nitwa Bwiza. Kuwa mbere nanone ubuzima bw'icyumweru buratangiye. Ubuzima si icyo twifuza, ahubwo icyo dushoboye. Nanjye byutse nkererewe, namwe rero ibyanyu kambe mbacitse. Uyu ni mama wanjye, niwe muntu ukomeza ubuzima nabonye. Abdul, Oui, mais isukari ya 12. ok. Nikita. Oui, docteur. Weekend se yagenze gute? Wa musore yagusohokanye he? Naho nari ndi kumwe na Rishaye, twagiye ku gasongero k'umusozi. Tukaba tureba umujyi wose uri hasi mu birenge byacu. Ubaze ibyo bivuze. Nta hantu mwasohokanye. Byari biryoshye. Harya yitwa Mario. Yego. Nta kandi gashya se ko muri weekend. Reka dukore akazi, wenda bizi tugiye muri ibi ngibi ntabwo twaza kubivamo. Oya shambwiraho gatoya. Undi muri Urenze gato ndaje. umutima wanjye niwo wonyine uzi ibanga ry'ikibazo mfite. Nagerageje kwishakira igisubizo mu gihe cyatambutse, bigenda bingora. Iki ni cyo cyumweru nari narategereje. Ninde wamfatira umwanzuro w'ikibazo mfite? Cyane cyane ko byose ari njye wabikoze. Nta kundi kandi nari kubigenza. Urukundo rwanjye kuri Risha rufite ishingiro. Cyo kimwe n'urukundo nkunda Maria rufite ishingiro. Maze igihe ndwana no kumenya uwo nagariza umutima wanjye. Nkagirana nawe isezerano ry'urukundo rw'ibihe byose. Ariko byose birasa nk'inzozi kuri njye. Halo. Wiriwe neza mukunzi.
uyu niwe witwa Richard. Nshuti yanjye ndagutekereje umutima wanjye urasaba yanga. Ese mpitamo kuguhamagara kugira ngo numve ko natuza. Iyo aganira wakeka ko ari ibikabyo. Nyemerera se mukunzi mpinduka akanyoni maze nguruka ikirere nogoga ikirere manuke buhoro nihagarare ku bituza byawe. Ku bituza cyangwa ku bitugu? Mbega basi ku misatsi. Namubajije kenshi ko nahuza amagambo ambwira n'urukundo nkunda, ariko igisubizo gihora ari kimwe. Kwiza bwanjye si ko ari wowe ntekereza umutima wanjye ugatera. Tuziranye kuva tukiri abana. Iyo nakumva ko numva nta mahoro mfite. Namumenyereye cyane. No mu igaraje rwose akazi kananiye. Ibyo avuga biba bimurimo. Wanyemereye nkagutaha ubwiza bwanjye. Bibe byiza bibe bibi byose arabihuza akabivuga neza. Uzira icyasha, uzira icyaha, uzira icyiza, uzira icyago. Uri isini itarushya isiga. Ese wanyemereye uyu mugoroba nkagutaha? Amajoro, iminsi, igihe kibaye kirekire. Dushobora kuza kubonana? Tekereza imyaka irenga 15. Wumva amagambo aryoshye nkayo. Ni gute se wavuga oya? Rukundo rwiza, uramenya utabizi zahabu yatakaye mu bishingwe. Ndagukunda ndi umukunzi wawe kandi nawe urabizi. Ariko mfite guhura na Mariya. Mwari kazi utuze utura utunga utungirwe mu mutuzo utaha utamerejwe imitako uteka utita ku mitebutso. Nganje kazi uganje abandi ndatwa nziza z'ibiki cyuha hezwe icyago mu cyanzu cyacu. Wanyemere tukaza guhura nkagukubita imitoma umutima wanjye ukabona gutuza. Buri munsi nsabwa guhura n'abantu babiri. Yego bwiza bwanjye. Mba ngomba kugira uwo nemera n'uwo mpakanira. Umwanzi yava akagera arakazira guhura nawe. Turahura nimugoroba? Ubu ngiye gukora akazi narindiho ngakore nkore n'akabandi. Vuga ngo mu cyumweru hari ubabara iminsi 3 n'igice n'uwishima iminsi 3 n'igice. Wow. Iyo byivanze byose mbivamo. Nifuje kenshi kumenya ibanga riba mu gukunda no kumenya guhitamo ukwiriye gukunda. Numva nshaka kumenya igipimo bafatiraho umukunzi nyawe. Ese sinaba nibeshye gushaka gufata umwanzuro? Nabwirwa n'iki niba ngendera ku marangamutima yashyizweho n'ise kugira ngo menye uwo nkunda cyangwa ngo menye niba ari amarangamutima yanjye anyobora? Tukiri bato Richard yibye aka kamodoka mu bana b'abakire. Kuri we buri wa gatandatu w'icyumweru wari umunsi wanjye w'amavuko. Umwe muri iyo minsi yakanzaniye nk'impano. Uyu wari umunsi wa Richard wo kubabara. Nabonanye na Mariya. Mariya agira amagambo make, akunda umurimo. Mukundira ko agira gahunda. Ntekereza ko ari nacyo cyatumye aba umukire. Bwiza, w'inuri. Raje mama, minatiri. Kuki mu bintu byose utinda? Amaranye kwitegura. Witegura se ngo utungane? Wagiye ugira gahunda nziza.
Rishari, mama nyibukije ko ngomba kugira gahunda. Umbabarire ko nishe gahunda twari twahanye. Ijoro ryiza. Bishaka nje kutuganira ushobora kuboneka. Okay. Sinjya nizera umunsi utangira ibintu byose bituje. Nta mahirwe ngira ko uwo munsi urangirana n'umutuzo kuri njye. Niba uba ukeneye gukemurwa gushidikanya ibintu bikajya mu mucyo, uzi nimero zanjye uzampamagare. Iyo ukiri mutoya ufite igihe cyo gukora icyo ushaka harimo no gutakaza igihe, ariko iyo ugeze mu zabukuru iminsi y'ubusaza kwibutsa igihe watakaje. Shaka ingendo mashaka kumurangenda. Kubera iki? Ufite ikihe kibazo? Cy'umutima. Urwara umutima? Oya, ariko bimeze nkabyo. Nabuze amahitamo. Yaba abahungu babiri. Kandi mu by'ukuri ngomba guhitamo kandi ngomba kubikora vuba mbere uko bigira kure, uretse ko bitoroshye. Kugerageza ugahitamo neza kuko buriya harimo ukunda.
ariko nyine bitese sinzi buriya hari ukuntu biba bimeze bigenze gute ke mu buzima. uri kurira habaye iki? Reba nk'ubu ufite abahungu babiri wabuze amahitamo, njye nta n'umwe ndabona. Ni ukubera iki mbwira? Ni ikihe kibazo kimdiho? Reba nk'ubu mama yirirwa ambwira ngo mama yirirwa ambwira ngo nzamuzanira umuhungu ngo nkunda ngo amurebe. Bikanyobera nk'ubu ndakuze, nirirwa mvuga ko mfite imyaka 31, ariko nirirwa mvuga ko mfite imyaka 28. Ntabwo mbizi. Ariko njyewe ubundi ikinshimisha ni uko nywa inzoga nkabyibagirwa. Uyu munsi ndaza kujya gusangira na Anita. Yitwa Keza, ni inshuti yanjye, tuganira byose. Ubusanzwe ahora yishimye, ntushobora kumukekaho ikibazo kingana gitya. Ubanza mba nkabyo, ubanza mama yaranyanduje gukomeza ibintu. Ubundi njye mfite ikihe kibazo? Bwiza bwo mu kabwibwi. Bwiza bwo mu kabwibwi. Ngukunda urukundo rukomeye kandi urukundo ruhenze, mukunzi nakunze urarwakira. Nsekera shenge nkomeze inganzo. Bwiza ndagukunda. Abanyamahanga baravuga ngo love you. Nyakira shenge. Love me. Wiriwe neza bwe. Ariko buriya wakwandikisha muri marato hari uwagutsindara? Wambonye? Nakubonye nyine. Ako buriya bwari ubwa nyuma sizanye. N'ubushize bwari ubwa nyuma. Noneho bwari ubwa nyuma na nyuma. Kandi ngo wasanga wari usoma Bible guhera mu gitondo. Wahera kuwa mbere wiruka ukamara iminsi utananiwe?
ariko mama ni gute umuntu ashobora kumenya umuhungu umukunda? wowe nyenyeri yo mu ruturuturu zuba ryanjye ndagukunda ndagukunda nzaguha Nyungwe nguhe n'Akagera nguhe igaraje nguhe Kigali bwiza bwanjye ndagukunda afite umwana wiyubashye abwira biriya bigambo amaririmbira ngo birimo umuco ntazi aho isi igeze kandi naramubwiye ngahaguruka pagasi akorera amafaranga naho siriya mitoma n'umukecuru ya nyogokuru ntiyamufata. Rata nyenyeri yo mu ruturuturu humura ndagukunda nubwo batabizi zuba ryanjye. ese kuhinduye imyenda bigenze bite? ndatashye sha numva ndwaye. Urwaye iki? simbizi tu numva nshaka gutaha. wamereje ya baga? uyu munsi niwo nahisemo kubwiza Mariya ukuri. ibintu bive mu nzira, ibintu biroroshye, nta mpamvu yo kubikomeza cyane. mu minota mike umutima wanjye uraba utuje. urukundo rwanjye ruraba ruri mu biganza by'umuntu umwe. ndashaka kumva umbwira icyo washakiraga. ndumva binaniye noneho gufata icyemezo. sinzi, nzakubwira ubutaha. ndumva atari umunsi ukwiye. hari ikibazo? ninde wabwira yego? ariko urundi umuntu ategetswe gushaka umuntu umwe. njye mbona umutima wanjye warabaremewe bombi. ukwiye kugira umutuzo muri wowe ukamenya icyo ushaka kugeraho.
akenshi ubuzima bunanira abantu kubera kudafata umwanya ngo batekereze icyo bashaka kugeraho. Si ubabyara tukimenyana yangaragarizaga urukundo n'ibikorwa byiza, ariko uko twagendaga tubana agenda angaragariza imirimo mibi n'ibikorwa bibi byose, nta rukundo akinyereka. Inda yawe imaze kuba amezi 2 araduta aragenda. Umva mubwire mwana we, umugabo ni uwo kwitondera. Ntabwo byoroshye kumenya umugabo mwiza uzakwereka urukundo. Ngo mama, Alo, Risha, nshobora kukubona uyu munsi tukavugana? Okay. Alo, Mariyo, ndashaka kuvugana nawe. Nakubona nimugoroba? Muryoherwe. Muryoherwe. Ubaye iki? Ubaye iki? Ntacyo. Urakeye. Ndi kwibaza ari ukukubwira ngo urakoze cyangwa urakeye nawe, icyo ndi bubanze. Urahitamo. Ariko nawe urakeye. Urakoze cyane. Wari umeze neza ariko mu busanzwe. Yesu bwiza. Bwiza budashirira n'irongorwa. Amahoro. Ko ntabamenye. Yenda Richard afite umukobwa w'ikizungereza.
murakorana? nanjye turakundana. Nanjye turakundana. natinze yitwa Richard, ni inshuti yanjye kuva kera tukiri Butare. Kera cyane? Nyiri umwana. Uyu nawe yitwa Maria, hashize nk'umwaka ari inshuti yanjye. Udukunda twembi? Uramukunda? Mukunda. Nawe ndagukunda. Wahitamo. Nawe uramukunda? Mwese ndabakunda. Bisi ibyo nari niteze. Ndumva nsigaye mu cyeragati. Ariko ubundi ninde unkunda kurusha undi? Inshuti umuntu ayimenyera mu byago. None ko bose bansize, hari ibyago biri tubi. Bagiye se bansize muri iri curaburindi ry'agahinda. Bose barankunda. Ndumva ndambuye gukunda, ariko kandi ndumva nshaka umusore w'ubuzima bwanjye. Hello Cynthia, nagira nkumenyeshe ko namaze guhitamo. Twaza kubonana. Ko nkubuze ntakoze mu nkanda, nari nariziritse umukanda. Ngwana ishyaka ry'urukundo, ninde ubundi uzandengera, ngo ndinde kurindagira uku nguku. Ngo nseka agatwenge kurumenesha umunezero unsage wose. Nyamwuga n'inyana mu nyanja, inshuke zimugwa mu nda, mugume mu mwiginge. Ngenda ari umwarumwa n'urukundo, ngushakisha ngo nduguhunde. Uzampumuriza ryari, ngo nkire umusonga nguhe imitoma. Ese urihe? Urihe? Urihe mukunzi?
Sasa ibi ngibi. Ibi ndabizi neza byambayeho. Mbere yuko nza hano mu igaraje nahoze nkorera abakire kabisa. Bari bafite umwana w'umukobwa mwiza witwaga Doriane. Nkabona ndeba neza. Tangira kwibwira yuko ankunda. Akagenda amurika dutwa buri munsi. Ejo akampa agasa, ejo bundi akampa agakweto. Ubu ntangira kugenda nanjye mwiyumvamo. Uje byaje kugenda bite? Naje gutekereza kugira ngo mwereke ko mukunda kumusoma nkuko najyaga mbibona mu mafilime y'iwabo. Ariko uwo munsi wambereye mubi wangu. Yankubise urushyi aranyangiza. Uwo munsi wambereye mubi aranyangiza. Reka se azabimenye. Uzi kubona umukire warakaye afite agira umujinya uruta wari wabona intare yabuze umuhibo. Niko abameze. Reka kunseka yawiseka kandi nanjye urabizi ko ntaguseka. Reka kunseka urabizi ko nawe ntaguseka. Uti byaje kugenda bite se? None se utwo tuntu yaguhaga no gusomana nibyo byagomba kugaragaza ko mukundana? Ubuzima bwanjye bwaje gukomereza muri gereza. Muri gereza niho nakomereje ubuzima. Gukomeza gutegereza yuko Doriane yazaza nga ndenganure kuko nari nararenganye wapi cyangwa se yangemurire. Ubwo rero nkugiriye inama Richard, wabivamo kuko njyaho umwana w'umukira aciye macisha umuriro wangu. Twe biratandukanye. Twe turakundana. Ubibwirwa n'iki? Waramusomye se ngo? Ibyo gusomana n'ibindi bijyanye nabyo twebe twabigeneye igihe cyabyo. Rwose. Uzagerageza urebe tu. Ariko sinzi neza yuko wabyemera kandi utaramusoma ngo urebe. Ariko nge nabaye mbivuyemo Richard. Njyewe kubaho tudakundana numva ntabishobora. Ntabwo niyo mbishakishije sinanabirota, ntabwo nabibasha. Birashoboka kubaho utamufite. Nge nabivuyemo. Aramutesheri. Ufite ikihe kibazo? Urantunguye ntabwo nari nzi ko nywa itabi. Uretse ko warihishe? Ndebeka kurenda imwe ufite ibibazo. Richard, haje akazi. Ndabona nohereza ubutumwa wawe. Ubutumwa waba uburetse. Nuriya. Urishyura 80? Ngo? 80? Ntabwo bishoboka. Ndayijyana hano. Okay. Ngwino sha. Ibyasha ntabwo birimo. Dana spana 12. 12 men. Abdul! Oui. Kira.
Tayari. Cash. Do. Yes. Cash. Uramuriye wana. Sinzi ko azagaruka. Azagaruka cyangwa nashaka azarorera. Kubera. Sikuriya mutipa ari ushaka kuntwara bwiza. Ntabwo byoroshye niba ari uriye. Ni umukire kabisa. Aho nanjye mpa kuri kashi basi. Bayi cya 10. Nakunyihanganira. Ari gahunda yihutirwa ari ibintu ushaka kugura ariko ubutanza kukubira kabiri. Ngo urasigara ukora? Utaye akazi se? Yawana, hari ibintu ngomba kujya kugura kandi urabona umunsi ni kwa gatanu. Ninze bamfungiraho kandi birihutirwa. Ahubwo uza kumbikira ibikoresho byose. Okay. Garuka ikibuza bwenge ngwino ikigure nkunda. Uyu ni wa munsi Richard tuwa amavuko kuri njye. Nari nihaye icyumweru kimwe ngo nkemure ikibazo cyanjye. None dore ntangiye umunsi wa nyuma. Narinje kugusaba imbabazi. Ndifuza ko urukundo rwacu rwakomeza. Wanyamara tukaza guhura tugasangira. Inshuti yibonera mu byago. Unkunda nutemera kunsiga njyenyine. Unkunda nunsaba imbabazi. Noneho ndasobanukiwe. Alo bwiza bwanjye. Niba narakubabaje bigatuma uhinduka nk'igicu cyo mu mvura y'umuhindo. Kandi ubusanzwe usa n'akazuba ko mu museso, nyemerera ngusabye imbabazi Charine. Inshuti yibonera mu byago. Unkunda nutemera kunsiga njyenyine.
sha nivumburisha none barashaka kuyirya haryoshye nyine. nkunda nonsaba imbabazi Kandi inzozi zanjye ko hari ukuzagupfumbata none barimo barangera ibipfunsi. hano birancanze Ko ntajya mu bapfumu se nzagomeza nsenga Uwiteka nyine. Erega niwe shema nshananitse. nta kindi cyumweru ngomba kwiyongeza. Ni wowe buhungiro bwanjye ndi mu isi shari. Nta kindi nkeneye. Ni uyu munsi cyangwa nta kindi gihe kizabaho. Wambabariye ukaza ukansogongeza ku rukundo uyu mugoroba. Niwe tuzakomezanya. Ndamuhitamo. Nasogongera ngasoma ngacurura maze abashaka kwica ibyacu bakabura aho bahera. Erega nzagutetesha mutoni wanjye. Umusore uteye urutya niwe nkunda. Ntago nagenze cyane ariko mu isi ya rurema ntawe musa. Numva nkeneye umuntu umbwiza ukuri. Niyo mpamvu ushaka kuzajya nkwandikira ibisigo nkakuvugira ibyivugo nkagutetesha nkagutaka nkagutereka amata nkayatembya amatama yombi. Kandi utekereza kuri njye gusa. Uraza? Urasanga nagusasiye inganzo nkorosi yindi. Uri umutari utwa mu gacyamu ka ruguru. Iyo nkubonye mbona ufite urwunyunyu runyunyuye ruryoshye kurusha imunyu n'inyamunyu. Uyu niwe mugabo nzashimisha kandi nanjye nkamwishimira ibihe byose. Inyamunyu zo mu Buganza. Uri igitego mu bari. Abandi ahari ni abanyamugisha. Nzagutambagiza umurwa. Kuko bashobora gusoma ibyanditswe ku nkike z'imitima y'abakundana bakabimenya. Urakoze bwiza bwanjye. Ntibagorwe no guhitamo nkanjye. Uri icyubahiro cy'umuryango. Numva iteka niyanze nkagirira ishyari abo mbona bameranye neza. Kuki wundi ari njye wagowe muri uyu mukino? Harya guhitamo nyako ni uko wagushingiye ku byo tubonesha amaso cyangwa ibiri imbere y'umutima w'ukunda. Ukuri ni ukuye mu gihe hari njye ushaka gukunda uwo nshaka kandi nyawe. Nyuma nkagira ubwoba ko nahitamo nabi kandi nkazabyicuza. Urukundo rwanjye mba mbona rwarasandaye nta n'utumere twarwo twarokotse. Iyi ntambara niteje numva yarangira burundu. Sinzi niba ibyo mpura nabyo mu rukundo ari rusange cyangwa niba ari umwihariko wanjye. Mpora niteka icyifuzo cyo kumenya uwaba ari umuhanga mu rukundo akaba yangira inama adakoresheje amarangamutima yajyana n'uko akunda. Byamfasha kuva muri iki kibazo.
mazi magari abanyumuvumba tuza mazi magari nanjye mfatireho mazi magari tuza abanyumuvumba tuza mazi magari Senti, mfite gahunda. Gusura umukobwa ukuriye gukundwa ntabangikanywe. Nagira ngo umenyeshe ko nkunda Bwiza. mazi magari Bwiza, nkunda kwibuka kera tukiri abana, uzi ko twakundanaga bikatunanira gutandukana. Noneho iyo wagendaga mu muharuro w'iwanyu ugakurikiza amaso, ukinjira mu nzu, ukagenda mu bitekerezo nkomeza kujyana nawe no ku buriri bwawe ngo ba. Buriya rero unyemereye tugakomeza kurwana intambara y'urukundo, twatsinda intambara kurusha abarwaniye mu bigobe bya Perisi, mu mashyamba hirya no hino, ibihugu by'ibihangange tukabirusha ubuhangange n'ubutsinzi. Mu rukundo nge nawe nutantenguha, abanditsi abasizi bazandika ku rukundo rwacu, kubera ko twatangiye kera kandi tuzabana kugeza kera, ibyo ndabyizeye. Mwari nakunze atuye i Rwanda, ateye neza ndutera abandi, naramukunze nzira gutinya, naramubwiye nti ndagukunda, ati hora shenge nanjye nuko. Cyo ngwino iteka ugwe mu gituza, nanjye ntuzi iteka ryo. Risha ushobora kurekera aho. Ntabwo nibagiwe ubuto bwacu, nta nubwo nabwibagirwa, nzahora mbuzirikane pe. Gusa ntabwo nkukunda urukundo rwo kuba umugore wawe. Mbabare kuba naratinze kubikubwira, mfite kugenda ahantu nari ngiye. Bwiza 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 biba neza kurusha inyana, biba neza nk'imparage. wayididishira yitume
dateshirovuzeme bikuza yirovudihaye eroto ntabwo ngukunda urukundo rwo kuba umugore wawe. wayididishira yitume dateshirovuzeme bikuza yirovudiha eroto wikedi piparedeya wayididishi disapoyitimi didaye vadu samufenge badituha happy when I say ayuwereste wenamudea igasore ndimudea ayuwereste wenamudea inimutazinda ayuwereste wenamudea. Kigali vire kunaniye nk'ubu rwose nkugire nte ese ko ndeba unaniranye nk'ubu rwose nkugire nte Kigali shahu ndagana he dore ubuyede narakoze kwa kapiteni mu Biryogo kapita yanyirukanye ejo ese ko nta nimperekeza nk'ubu rwose ndagana he Kigali shahu nkugire nte na sheri wanjye mugire nte ndamuha iki akazi k'izamu na jaride nakoze kwa nyiri ibiceri hepfo hariya mu Biryogo ampemba neza na nyakuvugwa ndireka nawe njye mu rugo narakuzindukiye kare igikapu cyanjye mu bitugu utunoti twanjye mu ikofi kasete radiyo naguze ka mobile ntiriye ikarita yako ntumbaze aho muri gare Nyabugogo ndabyigana cyane ntuseke ariko ntanjye mu rugo njye kureba uwo nakunze maze mutembye amatama yombe mutembye amata mu matama ndebe ko yagarukira ndebe ko yankunda ndebe ko yantonesha ndebe ko yantetesha ndebe ko yangarukira ariko biranga birahera bakire mutwara abashari bacu mukabashukisha amanote yanyu bagata twebwe bakabasanga nk'ubu rwose kugeza ryari mbega umushari wanjye ubu yantaye agasanga bene inote ntako ntagize ngo nzishake ariko rwose ntazo ndonka nk'ubu rwose ndagira nte kinyabupfura gusa kinyabupfura iyo mfite inyota mu icupa rimwe
sheri wanjye yazanka nk'igaziye kinyabupfura kinyabupfura rwose kinyabupfura mukunzi waje bwiza sheri wanjye waje disipurine mu kabari umuco wacu ntugacike n'uwo ducumbikiye atawica ducurange ducuruze ducunge ibyo biceri tudaciye umuco kuzana amata mu kabari nta muco mba ndagaruka gataraka nta muco urimo yego kubaza ibibazo 10 ya mbere urankunda tuzabana wizeye ko nanjye nzagira ibiceri nk'ibi by'abari abagabo b'ibiceri n'ibicece data bukwe nako iso na mama wawe bamfata nk'umukwe ariko usibye inoti abagushuka hari ikindi bandusha ariko wari uzi ko none hanjye hataziranye n'ejo hanjye none hanjye hari ibeshya ariko ejo hanjye ni hazima kutansubiza abahanga mu mategeko bavuga ko udahakanye aba yemeye sinzi niba uko nahisemo biri mu kuri gusa nzi ko umutima wanjye ariko washakaga ese ubundi buri gihe umuntu abana n'uwo yari akwiye kubana nawe koko simbizi ngwino sirirashe neza watahashye umutima wanjye wahuzura ntuzitse urukundo ni ingenzi mu buzima ruyobora impagarike yose y'umuntu urukundo rwisasira amahoro rukisasira ineza n'umuraba rukisasira ineza n'umuraba urukundo rwabayeho mbere hose umuntu uri icyubahiro cy'umuryango imana itaza gukunda uwo muntu yaba yararemwe yaba yararemwe urukundo ni ingenzi mu buzima ruyobora impagarike uri umutara utwa mu gacyamu ka ruguru urukundo rwisasira amahoro rukisasira ineza n'umuraba rukisasira ineza n'umuraba urukundo ni intangiriro ya byose urasanga nagusasiye inganzo nkorosi yindi watangiye mbere y'ibiremwa byose ruzahora ruburwa mbere yeye ruzahora ruburwa mbere 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 ruzahora ruburwa mbere
ikibungenge garuka ikibuza bwenge ngwino ikigure